Reka twongere tubasuhuze kandi twizere ko mumeze neza cyane mwebwe zacu, muba mwaramaze gukurikirana ibiganiro OTC Group igenda ibaha, kabone nubwo nyine twari tumaze iminsi n'ubundi tutari kuboneka, ariko mu by'ukuri ntago twanga kuza kubaha ibiganiro by'amakuru abagezweho nk'uko twari dusanzwe tuganira cyangwa se dusanzwe tugenda tuvugana uko umushinga wacu uhagaze naho ibikorwa byawo bigeze. Mu by'ukuri tuba tubyifuza kenshi cyane kugira ngo tugaruke tuganire, ariko nyine mu buzima habamwo byinshi cyane bituma abantu bashobora kubura bakaba busy, ariko atari uko twanze kubaha amakuru. Rero ngarutse n'ubundi kugira ngo twongere tuganire, ngira ngo abenshi bari bavuze bati Olivier rwose ni gute utari kuboneka uduha ibiganiro, twongere tuganire kuri iriya tariki ya 14 z'ukwezi kwa gatatu, iriya yari P-Day yabayeho. Murabizi ko hari abantu benshi nyine babanje kuhura n'ama expectations menshi, ababwira ngo se niho bari bubikuze, ngo se hari bubiye igikorwa runaka. Mu by'ukuri n'abagiye bansanga inbox n'ahandi nagiye mbabwira ngo ntago turi muri cya gihe cyo guhora upredicting itariki ukavuga ngo iyi tariki ni hazabaho iki n'iki. Nakunze gukomeza kubibabwira, nkunda kubabwira ngo mu by'ukuri umugisha wa mbere ukomeye umuntu wese akwiye kwishimira nuko yamenye payi, nuko atunze payi, nuko yagize umugisha wo kuba akizifite, kuko hari benshi n'ubundi batazifite nk'uko duhora tubivuga kandi barazihoranye. Rero kuba uzifite ni ikimenyetso gikomeye cy'uko ejo n'ejo bundi buzacya, cy'uko ejo n'ejo bundi umugisha wawe ugutegereje. Naho icyo navuga rero ku bagiye be-expectinga ko hari igikorwa runaka kigomba kuba ku itariki runaka, icyo ngicyo rwose nari nje kugira ngo ayo makuru, bene nk'ayo makuru abantu bagerageze kujya bayasiga mu bitekerezo, kubera ko ibyo birakudindiza kandi bikakuvuna. Mu by'ukuri icyo dukwiye kubika mu mutwe no kuzirikana ni uko twamenye ko uyu mushinga ufite imbaraga ziremereye ku rwego rw'isi, kandi akaba ari umushinga ugomba gukora mu buryo burimo ibikorwa by'ubucuruzi ku rwego mpuzamahanga. Icyo nifuje ko tuganiraho ni ukureba ahubwo ngo ibikorwa bituma uyu mushinga ugomba kuzagera ku ntego zawo bigeze hehe. Ese kugeza uyu munsi imyiteguro igeze hehe? Navuga ngo nk'uko bisanzwe kugira ngo payi ibe yagira agaciro, ibe yazagira ibikorwa ikora, bibi bikorwa bifatika bigerweho, ni uko hagomba kuboneka abemera gukorana nayo mu buryo bw'ubucuruzi, mu buryo bwakira serivisi cyangwa se ibicuruzwa, ariko ibyo nabyo bikaba bifite aho bishingiye. Rero twavuga ngo urugendo rwo kubaka sisiteme ishingiye kuri payi uyu munsi rugeze kure kandi rugeze ahantu heza. Ahangaha wenda reka tugire icyo twifashisha. Ngira ngo mu minsi ishize mwabonye porogaramu cyangwa se application yaje mu cyo bita launch. Ngira ngo nimujyanira muri application zacu mukajya hariya tumayiningira muri payi, mwabonye ko naho byanahindutse, ntago bakihita P browser, basigaye bahita P utility. Ngira ngo iyo ugiye muri P utilities ubwabyo uhita usanga ko ariho hajemo yama option yose twajyaga tubona mu cyo bita P browser, ubu noneho muyasanga muri P utility wanyuze hariya nyine tumayiningira nk'uko nari mbivuze. Now icyo nari ndumvuga ni iki rero, muri P utility niho tuzasanga ibindi bikorwa bishyashya, ariko na P browser iracyahari. Ariko muri P utility rero tuzahasanga ibindi bikorwa nabyo biriho bitegura amasoko, bitegura porogaramu zose zishingiye ku masoko, zishingiye ku bafatanyabikorwa, abo twavuga ngo ni the partners b'uyu mushinga wa payi. Ahangaha rero ngira ngo nk'uko nari mbivuze, turaza kureba dusange icyo bita P launch cyangwa se launchpad.
iriya launchpad rero yari irimo indi porogaramu nayo bise indi porogaramu bise iLearn RRA, ngira ngo bavugaga ko ni token yagombaga kuba test yitwa RRA, ngira ngo rero abagiye bahagera mwarabibonye, bagaragaza amakuru y'aho umushinga wa Pi ugeze mu rwego rwo gutegura launch cyangwa se kugira ngo hazabeho launch. ngira ngo hariya murabonamo icyo bise Pi test, icyo bise Pi staked cyangwa se Pi zimaze kubikwa, cyangwa se abantu bamaze kubona mu ma KYC ariko zikaba zisitakinze. aha rero batugaragariza ko hari miliyoni 20,138 zikaba ari Pi zisitakinze. nanone baratwereka icyo muri total test Pi committed, ubwo izi ngizi zo zikaba ari Pi nyine ziri mu bantu cyangwa se abantu bagomba kuba bakisesingaho bashobora no gukoresha. zo rero hano batugaragariza 6,248. mbibutsa ko ibi byose ikiri gutuma babikora kijyanye no kugira ngo hanozwe serivisi n'aho Pi izakoreshwa n'uburyo izakoreshwamo. aha rero reka twigarukire twebwe ku makuru nyirizina atureba. amakuru nyirizina tureba ni amakuru y'umushinga wa Industry Alliance. iyo tuvuze kenshi Industry Alliance, benshi hari ababa batarasobanukirwa icyo yaba imaze cyangwa se icyo yenda kuzageza kuri Pi community mu rwego rusange. uyu munsi twabivuze kenshi tubigarukaho, iyi Pi GCV Industry Alliance ni ihuriro ry'abacuruzi, bari mu bihugu bitandukanye, ariko rikaba riri kuri inisiyative ya GCV. ahangaha rero tubona ibihugu bitandukanye byakomeje kubaka ubushobozi muri Industry Alliance, cyane cyane ibi bihugu nyine twavuga ngo ni ibihugu byo muri Aziya, kuko hari ibihugu mu by'ukuri byamaze kugira umusaruro no gutanga contribution ikomeye, aho tuvuga ngo wenda ibihugu byacu byo muri Afurika natwe turacyagendera ku ntambwe yo kuvuga ngo igihe umushinga uzaba uriho wihuza n'amapolitike y'ibihugu. uko uyu munsi twibuke ko buri gihugu cyose kiba gifite politike igenga ibintu by'amafaranga bitewe n'uko situwasiyo yaho ihagaze. ibyo rero bishobora gutuma hamwe umushinga wo kwapurayinga Pi mu buryo ishobora kuhakura nk'amafaranga wihuta, cyangwa se hano ukagenda gakeya bitewe n'uko urwo rwego rugomba kubinoza, urwego rwa Central Bank muri buri gihugu cyose kiba gifite institution zifite aho zihuriwe n'ikoranabuhanga cyangwa se n'ikoreshwa ry'amafaranga muri icyo gihugu. byumvikana neza ko rero muri buri gihugu haba hariho inzego zishinzwe kuzagenda zinoza cyangwa se zishakira hamwe igisubizo cy'amafaranga nk'aya ya Pi ashobora kuzifashishwa n'isi mu minsi iri imbere, ariko nanone hakaboneka ikizahuza ubwo bushobozi uburyo bwo kwiyita amafaranga ku rwego rw'isi. aha nanone dushobora kwifashisha urundi rugero, nk'uko twigeze tubabwira ibigendanye na Mika, muribuka tubabwira itegeko cyangwa se komite yari ishinzwe kugenzura ibijyanye n'amafaranga y'ikoranabuhanga, icyo twavuga ko itegeko rishyiraho icyo bita Mika muri Europe. ngira ngo twarabibonye ko kugeza n'uyu munsi muri ama exchange bafunguye, hari aho tubona ko iyi Mika irinkinga muri ayo masoko nk'itegeko rishya rishobora kuzagenda riyashyira ku murongo bitewe
n'aho ibihe bizaba bigeze. Aha rero nyuma yo kubona itegeko rya Mika, ubu noneho twavuga ngo hari n'icyo twise Kraken, cyangwa se iyi Kraken ikaba nayo ije mu buryo bushobora gutanga ikindi cyerekezo gishya cyerekana ko Pi igomba kuba amafaranga. Ni ukuvuga ngo iyi Kraken nayo ifite ubushobozi bwo kulistinga Pi ku cyo bise US Pi. US Pi rero nayo akaba ari uburyo bumwe buzifashishwa kugira ngo bugende buhuza agaciro ka Pi mu rwego rw'amafaranga y'amadolari, ariko nanone ikanakoreshwa mu guhuza amasoko ndetse n'amaserivisi n'ibindi bigo bitandukanye bizagenda biboneka. Iyi Kraken rero ivugwa yuko nayo ari zone ishinzwe kuzaba ihuza agaciro ka Pi mu rwego rusange. Uyu munsi tubibutse ko igiciro cya Pi ntago kirigera gihindurwa cyangwa ngo kivugwe mu bundi buryo, kabone nubwo kubivuga uyu munsi abantu bagutera amabuye cyangwa ntibabyumve, ariko igihe cyose mu buryo bwumvikana Pi iracyabarirwa agaciro kayo k'ibihumbi 314,159. Ni ukuvuga ngo igihe cyose imishinga ya Pi yaba itangiye nk'uko byemejwe cyangwa uko bigenda bigaragara, igiciro n'ubundi ni GCV. Ntabwo turabona ikindi giciro kiri ku ruhande usibye wenda ibi biciro biba biri mu masoko atandukanye y'ama exchange. Ariko tubibutse ko igihe cyose ibi biciro byazaba bibaye bizaba bimeze nk'itegeko, ntabwo kizaba ari igiciro cyo kunegosiya. Ni nk'uko idolari nyine iyo uzi agaciro karyo uba uzi ko uko rivunja atari ukuvuga ngo buri wese arifite uko ashaka cyangwa araricuruza uko ashaka. Ni ukuvuga ngo GCV rero igihe cyose izemezwa izakura nk'igiciro cy'itegeko mu bacuruzi. Ntabwo bizaba hariho kuvuga ngo urayikoresha ku giciro gitoya undi ayikoreshe ku giciro kinini. Ibyo ngibyo byo ntabwo bizaba bikunda, kandi muri iyi system kizaba ari igiciro kiri fixe nyine n'ubundi kigaragara kigomba gukoreshwa mu bucuruzi. Kubera ko tubibutse ko Pi igihe cyose izaba itangiye urwego rw'ubucuruzi, nibwo hazaboneka abashoramari bashya, nibwo hazaboneka abacuruzi bashya bazaba bifuza kwishyurana no guhahira muri serivisi binyuze muri Pi, kuko Pi bizaba ari igiciro kidahindagurika, ariko nanone kiba ari n'igiciro cyorohereza abantu benshi kwishyurana mu buryo bw'ikoranabuhanga nta mananiza, bitanagoranye, ku buryo ubundi nk'uko imishinga ya Pi yateguwe kuva na mbere, hazajya haba hari uburyo bwo kuba abantu bahahirana cyangwa se bakwishyurana, ariko mu buryo butanga serivisi inoze kandi yihuse. Nawe aha rero ikivugwa kuri Kraken, bivugwa yuko nyuma yuko hari ibindi byagiye byemezwa kandi biha amahirwe uyu mushinga wa Pi, aho nk'uko twabivugaga nyine nk'iri tegeko ririho cyangwa rikiri kunozwa rizaba rigenga amafaranga yo muri cryptocurrency, rizaba rigengwa n'iri tegeko ry'ibihugu byunze ubumwe by'Uburayi, ndetse n'icyo twavuga uru rwego rwa Amerika narwo rushinzwe kugenzura amafaranga, urwo bita FinCEN yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bivugwa ko nayo urwego izifashisha kugira ngo igenzure n'ubundi ka gaciro ka Pi bizaba binyura muri iyi Kraken. Aha rero bikaba ari ibintu bibiri bifite imbaraga n'ijambo rikomeye mu kugira ngo agaciro ka Pi kazabe kabasha kubahirizwa. Aha rero tuvuze iki twari twababwiye ngo Pi Launchpad, ngira ngo tubonamo ibintu bikomeye, reka nabyo tubigarukeho. Icya mbere tubonamo nk'uko nabivugaga launch ecosystem tokens for product not fundraising, icyo ni kimwe. Tukabonamo n'icyo bise secure token launched to mainnet. Ngira ngo iyi testnet muri Pi Launchpad nirangira gukorwa neza, gutunganywa neza,
urumva ibyo byose ni ibigenda bitujyana ku kuzagera ku iherezo ry'aho payi itangira gushyirwa muri sisiteme y'imyishyuranire n'amafaranga muri ecosystem. Aha rero tubonamo n'icyo bise product utility, bakavuga ngo ecosystem tokens are built for real app utility, not for speculation or fundraising. So aha nanone biracyumvikana ko agaciro ka payi kazumvikanira kazanakorera cyane muri application hano muri ecosystem. Ntabwo ari uburyo bwo kuvuga ngo agaciro ka payi uzakamenyera hirya no hino bitandukanye n'igiciro kigomba kuba kigaragazwa ngaha. Twibutse ko ibiciro biri muri ariya masoko yo hanze n'ibiciro bizaba biri muri ecosystem bishobora kuzagirana ihuriro cyane, bishobora kuzahita byiyapudetinga ahantu hose. Ni ukuvuga ngo nta hantu hashobora kuzaba haha amahirwe yo kuvuga yuko payi iteshejwe agaciro ahandi ihafite agaciro, ahubwo sisiteme yose ya payi ishobora kuzakura kimwe kugira ngo ufite payi wese agaciro kayo kumve ku rwego rumwe, cyane cyane ko nta payi za speculation zizaba ziriho. Payi aho izaba iri hose izaba ibarwa nk'agaciro k'amafaranga karemereye kandi kagomba gukora muri serivisi, kagomba no gukora mu bucuruzi nk'uko bizaba byubatswe nyine muri sisiteme. Yes, navuga rero ngo aya namwe mu makuru tugomba gukomeza gukurikiranira hafi, tukamenya ko uko biri kose urugendo rwa payi rwabaye rurerure, ariko ntabwo rwabereye rurerure ubusa. Hari abo usanga bavuga byinshi ngo payi yabaye sikamu, ngo yaraduhombeye, nta gikwiye kuvuga. Mu by'ukuri umuntu navuga gutyo ukamwumva, ujye umwima amatwi, wikomereza ibyawe, wikomereza urugendo. Kuko nakunze kubwira abantu ngo uyu mushinga umuntu wese yawujemo ku giti cye, ntawawujemo ahetse undi, kandi niyo yaba yaraje aguhetse waba waramenye kwigenza. Muri uyu mushinga rero umuntu wese awurimo ku giti cye kandi awurimo nk'inyungu ziwe. Icyo twakwibukiranya gusa ni uko umushinga wa payi aho ugeze ni ku rwego rw'umusozo, ni ku rwego rwo kugira ngo ibikorwa byose biwubakiyeho, ibikorwa byose biteganya kuwukoreramo ubucuruzi bigende bishyirirwaho inzira ya nyuma, ari byo turi kubona nyine byitwa amatesiti ya nyuma yo kugira ngo batestinge niba tokenizi ari bwo buryo bwa payi bwishyurwa buzaba bukoreshwa neza, cyangwa se banareba ko ubucuruzi abantu bazishyura binyuze muri ekosisiteme bakabona ibicuruzwa, ndetse n'uwishyuwe nawe sisiteme ikamwereka ko yishyuwe kandi hatarimo uburyo bw'ubujura cyangwa se uburyo butuma hari abakoreramo forode. Ni ukuvuga ngo rero muri rusange hari ibihugu byiteguye, hari ibihugu bikomeye bifite izina muri uyu mushinga wa payi, ndetse bo bavuga bati twebwe dutegereje ifirimbi ya nyuma. Ariko nanone tunababwira ko ubwo buryo buri kubakwa gutyo bushyigikiwe cyane cyangwa se bukomejwe cyane ni institution yitwa GCV Industry Alliance. Ngira ngo nk'uko mubidukurikirana rimwe na rimwe mubona ko urwego ruri kunozwa uyu munsi ni urwego rwa GCV Industry Alliance cyangwa se International Industry Alliance, kuko ni honyine twavuga ngo hari abacuruzi bari kubigira umwuga mu rwego rwo kuvuga ngo bagire imyiteguro y'igihe cya Open Mainnet, ubucuruzi bazabe barabumenyereye, barabwimenyereje muri Industry Alliance. Ngira ngo rero bimwe no mu bihugu hano muri Afurika bitarabona abo twavuze ko ari aba envoy special envoy chairs b'ibihugu, uyu munsi nibyo turi gukora, nibyo turi kugenda tubabona. Ndetse naho iwacu mu Rwanda twavuga ngo dufite umukandida
mu minsi iri imbere tuzagenda tumubabwira, nawe turatekereza ko azagenda adufasha gukomeza kugira imyiteguro ishingiye ku bikorwa byo muri ecosystem, ko tubibutse ko Pi nyine izaba yubakiye muri Pi ecosystem. nk'uko uyu munsi wavuga ngo uri mu isoko rya Alibaba wagenda ukahahira, ukaba ufite umu agent ugufasha kubona ibyo wahashye cyangwa se kumenya ko wishyuye ukabona n'ibyo wahahiye nko kuri Alibaba. Ubwo nagira ngo abatarumva neza ecosystem cyangwa se uburyo Pi izahahishamwo mu buryo bw'ikoranabuhanga bushingiye muri ecosystem bagende barushaho kubisobanukirwa. Andi makuru rero tuzakomeza tugenda tuyabagezaho, gusa ku mwanya tugira mujye mutwihanganira, ariko tugiye kugerageza turebe ko umwanya uboneka, kandi turacyabakunda, namwe turizera ko mugikomeje